yavugaga ko azanye civilisation, ahubwo asiga ibikomere. Mu mpera z'ikinyejana cya 18 muri Afurika yo hagati, igihugu gikungahaye mu migezi, inyamaswa ndetse n'abantu. Umwami uturutse imahanga yaraje avuga ko igihugu cyose ari umutungo we bwite, atari uw'igihugu cye ahubwo we ku giti cye. Mu ntangiriro Uburayi bwose bwaramushimaga umwami uzanye iterambere, umwami uri gufasha Afurika. Icyo kinyoma kandi cyase gikwira hose, ariko mu gihe gitoya isura nyayo iragaragara. Insisiro ziratwikwa, amaboko aracibwa kubera kutuzuza inshingano. Abana bazirikwa ku biti, abagore bafatwa bugwate kugira ngo abagabo babo bajye gushaka kawucu. Iyo kawucu imanuka ku biti bisa nk'amaraso amanuka ku nkovu. Miliyoni nyinshi zirapfa atari ukubera urugamba, ahubwo ari ukubera usamba. Isi yaje gukanguka ibona ishyano ryambitse ikamba. Abamisiyoneri baravuga, abanyamakuru barandika, amafoto agaragaza ibikomere, amahanga yose arakangara. Ukuri kwagendaga nk'umuyaga. Umwami agira ubwoba, ategeka ko inyandiko zose zitwikwa, ibimenyetso byose bigasibanganwa. Ariko ntiyashoboraga guhisha amajwi y'abariraga. Yashoboraga gutwika inzu, ariko ntahishe umwotsi. Imisozi iribuka, imigezi iribuka, abantu nabo baribuka. Umwami wari inyuma y'ayo mahano ni Leopold wa II, umwami w'Ububiligi.